Bakunzi ba David TV twari kumwe kuri live mu kanya gashize. Live yakomeje kwanga, yatunaniye kubera ubushobozi buke, nta mafaranga tuba dufite ku buryo tubasha kwicara ngo dukore live. Muzajye mutubabarira, gusa icyo nzi cyo ni kimwe, nta kitagira iherezo. Ibi byose bizagira iherezo, hari igihe tuzagera mu gihugu dufite ubushobozi. Ni byiza. Hari umuntu wambajije ngo ese David wahunze iki? Nagira ngo mwisobanureho neza, kandi n'ubibaza wese azayibaze n'abandi bazamubwira ibyo bahunze. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2011 ngiye ibaruwa nandikiwe. Ngiye mwese murayibona, ngize itariki murayireba. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2011 ngiye indi baruwa nandikiwe. Ngiye murayibona. Iyi ni indi baruwa nandikiwe n'umuyobozi w'akagari ka Kiniha. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri 2011 ngiye iyi ni indi baruwa nandikiwe. Ntegeko kuvanwa kuvaho nakoreraga mu Cyumbati. Izi ni baruwa 3 ngize. Nyuma nanze kuhava, nyuma yo kwanga kuhava, bibi bibazo turakozongana, ariko amakuru yose twari dufite kwari ukugira ngo ntishyurwa amafaranga y'urwibutso. Ibi byose mujye mubanza mubimenye, mutazajya mugira ngo wenda hari wapfuye kuva mu gihugu ngo agende nta mpamvu. Iragenda 2012 birarenga ndi kwishyuza, 2013 birarenga ndi kwishyuza, 2014 ndishyuza, 2014 ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 dore ngiye ibaruwa nanditse. Muyitegeze. Ngiye iyi baruwa iravuga iki? Iravuga ngo bwishyura ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2014. Iravuga ngo bwana muyobozi wa polisi mu karere ka Karongi, gushinganisha ubuzima bwanjye bwite n'ubw'umuryango wanjye. Ngiye naringeraniwe, merewe nabi. Abanyarwanda singibi. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2014 nibwo nanditse nishinganisha umuryango ubwanjye, nishinganisha n'umuryango wanjye. Dore ngibi mu byitegereze mu bireba. Ejo mutazagira ngo wenda David napfuye guhunga. Kuri 16 z'ukwezi kwa 10 2014 hari n'abantu banyanyeberamo. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 2015 bwana muyobozi w'akarere ka Karongi, bwana muyobozi, dore ngiye gutakamba. Ngibi merewe nabi, nenda kwicwa burundu. Dore ngiye mujye mubireba, mutazajya mugira ngo hari umuntu wapfuye gufata inzira ngo agende gutyo gusa. Dore ngizi zirahari. Ntabwo napfuye guhunga rero. Hari uwibwira rero ngo napfuye kugenda gutyo gusa tu. Niba ari no gutata, niba no kugira ngo mumenye icyo nahunze, birahari byinshi. Birahari ibyo nahunze. Ku itariki gakomana yanjye. Ku itariki 5 ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2014 dore aya ni amafaranga bandimo. Singaya ntimuyabona? Miliyoni zingahe? Nujya muzetsa kabisa. Ngewe hari ibintu abantu bajya basetsa. Do
ibi ni iki? Iyi si sheke y'amafaranga mwarayamuhaye se? Ibintu mubamo ni ibiki? Twigendere, icyantegunga kirahari. Hari uwambwiye ati ibintu uvuga biragaragara ko warenganye. Nararenganye nyine, ntarengana se. Hari uwambaje ngo inzu yawe yasenywe yari ifite agaciro kangahe? Reka nze nkakwereka, dore ngizi. Dore inzu yanjye yasenywe ngiye. Iyi ni devi, murayisanga no mu biro by'ubutaka namwibamo. Ngiyi agaciro kayo. Ariko ibintu mubamo ni ibiki? Hari icyatumye mpunga, hari icyatumye mpunga. Mwe muretse mutagira ngo wenda ntabwo tuba dufite n'ibiki n'ibimenyetso. Iyi ni pura y'inzu yanjye yasenywe ngiyi. Ngiyi iyi ni pura y'inzu yanjye yasenywe. Iki ni igice kireba inyuma. Iki ni igice nacyo kireba ku muhanda. Ngiki iki ni igice kireba ku muhanda, murakibona. Iki nacyo ni igice kireba iki nacyo ni igice kindi nacyo kireba mu rubavu. Giki mutagira ngo wenda ntabwo twarakoze, ahubwo bagiye badusenyera kubera iki. Aha rero niho haciye umuhanda, bashaka kwimura uyu muhanda. Bawimura bagatwara ikibanza cyose. Inzu yari irimo yari ifite agaciro ka miliyoni ngizi 30. Ngizi. Ejo mutazagira ngo wenda hari ikintu na kimwe kidafite imibare yacyo. Iyi ni inzu yanjye. None ntabwo nari mfite gahunda, simfite ishingiro ryo guhunga, yo kuva muri icyo gihugu. Ibyo ni utwo ni dukeya mu byo mubonye. Hari kontineri yanjye yasenywe, abantu barayizi. N'ubundi yari teretse, nasabye uburenganzira bwo kwitereka mu icyo kibanza. Ibaruwa yayo nayo irahari. Yewe hari n'imyaka yanjye baranduye mu kibanza cyanjye, biranditse mu iyo baruwa. None ntabwo mfite icyatumye mpunga. Ibyo ni bikeya mu byo tuvuze. None umbaza ngo nahunze iki? Ibyo guhunga ntabwo bihari. Nibyo imodoka yanjye ku Karubanda izuba riva, nyisanga he ibyumba, yirirwa igendamo na polisi. Ngize ngo ndavuga, bari bantwikiye mu nzu wanjye. Ibyo ni ibintu nagiye mbabwira. None kuba narahunze nagize nabi? Ikindi, nambuwe amafaranga yanjye yo kuri yifumbwe mu murenge wa Fumbwe. Aho umudugudu wose narawukinze, inzugi 36, hasigaye 2 nazo barazigurishije. Niyo makuru mfite, zari 38. Rumwe narukoreraga amafaranga 65,000. Rube runini rube rutoye. Amadirishya 80. Ribe rinini ribe rito narikoreraga amafaranga 55,000. Mumbarira ayo mafaranga. Ayo mafaranga ni make. Kuba narahunze narakosheje. Ibaruwa yishyuza ayo mafaranga zirahari. Najya kunuze kuri RDF bati jya muri reserve force. Ibyo byose ibimenyetso byose birahari. Barangije uwankoresheje ati wowe nzongera kuvugana nawe uri intumbi impamvu nahunze.
utaruzi impamvu nahunze. Njyewe kugira ngo nzongere kuvuga ndi intumbi nahisemo kuvuga ndi umuntu muzima, kuko intumbi ntivuga ahubwo iyipfuye ibipfuye. Icyo ni cyumvikana. Hari ikiganiro rero maze kumva mu kanya kashize, rero ni ibiganiro bibiri. Hari ikiganiro kimwe numvise cy'umunyamakuru wafungiwe i Karongi ngo bamujyanye mu nzererezi. Nagira ngo mwibutse neza ko natwe twari abagabo. Izi mpapuro mberetse ni nkeya. Wavuze byinshi, uravuga uti abantu bayoboye hariya, abayoboye hariya niba bafite capacity yo kuyobora n'abashumba, barenze n'abashumba. Ni gute waba uri umuntu muzima, warangiza ukagurisha ikintu cy'umuntu uzi neza ko muri mu ideni? Uruse si urubanza? Izi ni miliyoni zingahe? Buriya hari ibintu mujyamo mukagira ngo wenda hari ibintu byo gukina bihari. Ngewe nareza akarere ka Karongi nkarega kumbuza uburenganzira mu gihugu cyanjye, nkarega kumbuza uburenganzira kubaka nanakubaka ngasenyerwa inzu. Barangije bati noneho uyu muturage ugiye kuturega, mujye mubanza mwumve, uyu muturage ugiye kuturega nituramuka dutsinzwe tuzubaka inzu. Barangije babajugunyemwo umushinjacyaha ati wowe ugomba kwishyura amafaranga 500 bakagusubiriza inzu yawe uko yari imeze. Naho ni ruswa ari kunyaka. Mujye mwumva abayobozi dufite. 500 ndagiye ndabirepotinze, ndangije ndagenda yamuha. Nabaye muhaye niba ari 120, sinibuka amafaranga nabaye muhaye. Babaye amufatiyeho. Kubera iki? Yamaze kuvuga ngo David ngiye kumurya amafaranga nindangiza arampa ya mbere, aya kabiri, aya gatatu niyo nzamufatiraho bamufunge. Yibagirwa ko ngewe ibyanjye byose nkora birekodinga. Iryo jambo yarirengeje havuga ngo David nampa aya gatatu nzamufata mufungisha, aya mbere agiye kuyarya. Ariko icyarengejeho navuze none nubwo ari uko bimeze, mbere yuko njyayo ni wowe uzabanza ukajyayo. Umushinjacyaha bitaga Kubazireze Olivier niwe wari ukuriwe ku rwego rw'ibanze. Aya mbere abarayafashe mba ndamutanze, wowe babaramujyanye. Mukuburana biriwe baburana kuva mu gitondo kugera ni mugoroba. Wose si umuyobozi? Birirwa baburana kuva mu gitondo kugera ni mugoroba. Abavoka bo 5 baraburana kuva mu gitondo kugera ni mugoroba. Bagera naho bafata umugambi wo gushaka buryo ki banyiyenzaho ahantu nanicariye ngo baza kundasa bavuge ko nari ndi kwenza ku bapolisi. Ibyo nabyo turabimenye, turarekeramye, baraje batse umupolisi imbunda babaramujyanye. Ibyo byose byagiye biba mu maso yanjye ndeba. Saa 10 urubanza rugiye gupfundikirwa nibwo bampamagaye ndababwira ngo uyu muntu bitaga Kubazireze Olivier yanyatse amafaranga ya naya muhaya naya kumugaragara izuba ruva. Barambaza ati yakoreraga kuhe muryango? Ndababwira ni ku muryango wa 2 uturutse hano hepfo rya haruguru. Baragenda barawubona. Ndababwira ni nahangaha yakoreraga. Okay. Baranje bamukatira imyaka iyo 2. Amateka ndayafite, ariko sinirata amateka. Ndagira ngo nibutse rero akarere ka Karongi. Ndagira ngo nkibutse neza kuba muri abayobozi mukaba muhari, mukaba mubona abantu batavuga, nuko abatavuga nuko abashoboye kuvuga mwabazibishije bagaceceka. Mukagera mukavuga muti none reka noneho dufate n'abanyamakuru nabo tujye tubafunga. Ibyo kuvuga birahari n'ibyo kuvugwa birahari.
Neko reka nze mpere kuri ndahera kuri ndese kamwe gaheka. Ibi byose rero umuntu yabimbajije ndavuga ngo ibi byose ndaza mbimusubirize kuri kamera kugira ngo abyumve. Uru ni urupapuro banyarwanda, dore ngo uru ni urupapuro rwo kuva mu karere ka Karongi, rwanditse ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani 2014. Nguru dore nguru ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani 2014. Dore byanditse: twebwe ubuyobozi bw'umudugudu wa Gisayo twemeza ko uyu mugabo witwa Ngendahimana David mwene ntibyemerwa Aphrodis na Kandama Florida ufite nomero y'Irangamuntu utayiza yimenye 1180800 13 niba hari ugira icyandega inomero yanjye ngiyi y'Irangamuntu agenda gishyire ku karubanda avuga ati David dore sinihishira, dore ngibi sinihishira, reka hatazagira unyibeshya. Icyo nakubwiye ntikiba gihari. Utuye mu mudugudu wa Gisayo, akagari ka Gasura, umurenge wa Bwishyura, akaba ari inyangamugayo, ari indakemwa mu muco no mu myifatire, kandi akaba yubahiriza gahunda za leta. Ngibi byemejwe na komite nyobozi y'umudugudu wa Gisayo. Ngibi hano, ngibi ushinzwe iterambere mu mudugudu wa Gisayo, Ingabire Divine. Ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Gisayo, Sibomana Jean Paul. Ngibi abo bose muzagende mubabaze David ndi muntu ki. Ushinzwe imibereho myiza mu mudugudu wa Gisayo, Murekatete. Abo bose nari nturanye nabagejejeho umuriro. Abo bose nabahaye umuriro batagira umuriro. Buri wese azirata ibyo yakoze. Umuyobozi w'umudugudu wa Gisayo, Sanzurwimo Maurice. Nguyu umuyobozi w'akagari Mukantagozera Alexis. Nguyu hano. Umuyobozi w'umurenge niyo saba Siriyake. Nguyu hano aho yasinye hasi. Ni igiki mu ndega arongeranira nawe ibibazo, ariko ibi byose mwabikoraga ari ukugira ngo munkubita agafuni. Narabazengereje kubera ko nanga karengane. None niba David mbasha kuzenguruka ahantu hose, ibintu byose nagiye nyuramo nishinganisha nk'uko mwabibonye mu mpapuro zatambutse, nishinganisha reka kugeza naho njya ku rwego rw'igihugu, nkagera naho ngena nkajya mu nteko ishinga amategeko, mwumvisha igihe byatangiriye. Mbuzwa uburenganzira bwo kubaka, mbuzwa uburenganzira bwo gusudira, mbuzwa nkagera naho njya mu rukiko.
ngira ngo akarere ka Karongi karabizi ko hari urubanza rusubitse bavuga ngo tugiye kumvikana, na n'uyu munsi ntabwo turumvikana. Ndi kubaca amamiliyoni agera muri 60, na n'ubu ntiturumvikana, kuko baravuga ngo tugiye kumuha ikibanza tumuhereza ahantu ho kugira gute ho gukorera. Ibaruwa nayo ndayifite, banyandikira bati tugiye kumuha ikibanza barakimpaye mu nyandiko ndagifite. Ngiye kugira ngo njye kuhakorera bati ntiwabwo wemerewe gukorera hano. Mbese umwe afata imyanzuro mizima, undi agafata imyanzuro ipfuye. Icyo ntakoze niki? Kugera naho nakoreraga bahazanye magazine y'amasasu kugira ngo nibura babone icyaha. Nanjye gahita nirukanka kuri polisi, nkayahasanga gahita ajya kuri polisi, bagende barebe ku gipapuro, bagende barebe mu ikayi ya 2014 ku rupapuro rwayo rwa 80 barahasanga David ahantu yasinye ko azanye magazine y'amasasu. Banshakira ibyaha. Nawe uti David wahunze iki? Nahunze iki se nyine? Nahunze ubugome bwa FPR. Bagenda mu rukiko barasangamo ibaruwa akarere ka Karongi kanditse gasaba perezida w'urukiko ko urubanza rwaba ruhagaze kugira ngo tubanze twumvikane. Ari kugira ngo babone ukuntu bankubita ifuni bazagaruke basanga David yarapfuye yaravuye mu nzira. Ntibwakeye bakantumira muri kahashi, nagerayo ntibari bankubise umuhini, bashaka icyo bandega bakibura, bagashaka iyo barigitira bakahabura. Ibyo byose ni ibimenyetso by'urupfu rwanjye. Wowe waranyuze ukambwira ngo nahunze iki? Ibi bagenda babibaze mu Karutesi Vestine, umuyobozi w'akarere ka Karongi usigaye uri ubu ngubu. Mugende mu bimubaza aho bageze bakajya kugurisha imwe mu nzu mfite, bakayigurisha abantu bari bafite societe yitwa Secret Enterprise, bakajya kungurishiriza inzu ntabizi. Mugende mubabaze barababwira ibyabaye muri banka. Mugende mubabaze ibyabaye muri banka, bakagera bangurishiriza inzu yanjye, bakayigurisha abayobozi ba Secret. Ibintu abantu babamo murabizi. Barakugurishiriza umutungo uhari ntaho wagiye, umuturage wacunga nabi ugasanga bagusoye mu nzu uragiye. Ayo ni amakuru mbahayeho gatoya, nimushaka kumbaza muzambaza nzabibasobanurira neza. Sibyo? Kugeza ubwo Secret yafashe amafaranga ikigendera, aba muri banki bakaza kwirirwa bandi ndagira ngo nimbishyura amafaranga, ukagira ngo hari amafaranga bigeze bana. Nabaza ntese iyo nzu mwagiye kuyitanga mukurikije iki? Cyangwa mwagiye gutanga amafaranga mwakira inzu nyirayo adahari nkandi, bakareba nk'ibisogosoko. Ayo yose ni amakuru mbafitiye, uzashaka kuyumva neza nayo tuzakora ibigereranye. Ibwo ni ubuyobozi bw'akarere ka Karongi. Kugeza naho ndi kubaka bafashe amabuye yanjye, amakamyo yo 3 barangije bayanyanyagiza mu muhanda ngo imodoka zitambuke, ngo kubera ko ziri kugenda zinyerera. Ntibigeze bayansaba, ntibigeze bayangurira. Ngize ngo ndababaza amabuye yanjye bari banyishe. Abatanzi ndi gucukura amabuye munuze mu kanogo ni bande?
abatanze incukura amabuye munuze muri ruhiro, amabuye muri ruhiro ni bande? Mu isambu yanjye ni bande? ariko kubera inda nini n'ubugome baturiya muntu ntabwo dushobora kwemera ko hari ikintu yakora mu gihugu. Niho hahandi ubutaka bwanjye burahari, hazagira ibuye na rimwe nsanga ryavuyemo, murebe. Ibi byose rero mbikoze kugira ngo mbwire umuntu wambajije ngo niki cyakuvanye mu gihugu, ubimenye icyamvanye mu gihugu, ari nayo mpamvu ituma nawe ubwawe yakubabaje, ivuga uti bituma David agera harakara, akagera naho ashishikariza abantu kwivumbura ku buyobozi. Ngiki niba mbabeshyera babivuge, niba mbabeshyera babivuge. Amabuye yanjye yewe, hari n'undi muntu ufite channel yitwa Nkerebende TV, muzamubaze. Yari umwenjeniyeri, niwe waje kunterera amaborune mu masambu yanjye, muzamubaze. Muzamubaze, ejo mutazagira ngo wenda hari uwo njya kubeshyera. Yaba hari n'abandi, hari n'ushinzwe gukora amakuru. Ngira ngo abantu barabaza abashinzwe gukora amakuru. Singiye ipura yanjye, singizi ibintu abantu bishemo, murabizi. Reka cyamwagize ngo abanyarwanda bavuga badafite impamvu yo kuvuga. Niko dufite ibyo twahunze, ntabwo twapfuye guhunga gusa, turafite ibyo twahunze. Aho umuntu w'umuyobozi ajya kugusenyera inzu ya miliyoni 30, wanamubaza tese inzu yanjye ko muyisenye yabugize iti, akabura igisubizo. Nyamara bikarangira aho hantu ari mu miturire kandi ufite icyangombwa cyaho. Hari n'uwambaje atese David wagiye kubaka hariya hantu, ni ibyangombwa byaratangiye gutangwa. Mubare igihe ibyangombwa byaratangiye gutangwa. Nari kujya gukoresha iyi pura nta byangombwa afite. Dore ngizi iyi pura iri mu karere ka Karongi, ku biro by'ubutaka, ngiye nawe muzayihakana. Mwari muzi ko idahari se? Irahari. Noneho mwarangiza mukajya mwirukana abakozi, barangiza bakajya kubarega, bakabatsindira amafaranga. Ndagira ngo mbibutse ko hari urundi rubanza afitanye namwe rw'amafaranga arenga miliyoni 30. Murangije muti rwose David tubabarire, rwose habayeho kwibeshya, amafaranga tuzayishyura. Aya mafaranga ntimwigeze muyishyura, ahubwo mwashatse uburyo ki mujya kunyumvikanisha, muvuga ko muzishyura amafaranga y'umwavoka wanjye, nayo ntimurayishyura. Inyandiko ndayifite hano. Muhitamo kuvuga ngo reka tumwishyura amabuye yiwe amakamyo 3, amafaranga y'amabuye amakamyo 3. Murangije amafaranga y'umwavoka na n'ubu ntimurayana. Icyo nacyo ni ikirego. Nimuraza ngo umuntu yahunze iki? Mujye mwibuka neza 500 by'umwavoka, iyo watinze kuyasubiza bagenda babara angahe, na 5% harya cyangwa na buri munsi. Mubare igihe gishize, ayo nayo arimo kugenda ajyaho. Arimo aragenda ajyaho.
aho rero ndumva uwibazaga ngo David yahunze iki, ndumva ngusobanuriye neza. Nagira nkubwire ngo nta muturage n'umwe ufata umwanzuro wo guhunga adafite icyo ahunga. Nanasabire rero umunyamakuru bafunze muntuze bajyanye mu nzererezi, wihangane kuko ntabwo ari wowe wenyine byabayeho, kuko ni benshi bagiye. Waba uri umututsi upfa kuba utavuga rumwe cyangwa uri kugira icyo unenga, urabizira. Naba nawe bakujyanye mu nzererezi. Niba baranakujyanye mu nzererezi ukaba ukiriho, ni amahirwe. Hari abo bajyana bagakubitira udufuni mu Kivu bikarangira bavuga ngo yiyahuye. Ibyo byose rero abanyarwanda babimenye, nta muntu upfa guhunga adafite icyo ahunga, nta n'umwe. Yes, bisobanuke rero, bimenyekane. Ejo hatazagira uvuga ngo David yahunze iki, ejo hatazagira uvuga ngo David ngo ndi maneko. Sindi maneko, mvuga ibiriho, nkavuga ikiriho. Hari n'uwambwiye ati David hari imipira ya FDLR ishaka ibi ya FDLR, ishaka ibi ya FPR. Icyo nzi cyo ni kimwe, nta muntu uzongera kugwa mu mutego ngo abantu bicare babimire bunguri batabanje kubitekereza. Uzakinyuza ahantu runaka, kereka ndi kuri Instagram ndahari, ndi kuri Twitter ndahari, ndi kuri YouTube ndahari, yewe ndi no kuri WhatsApp ndahari, ndi no ku mbuga ndahari. Nta kintu uzakinisha. Ndi no kuri Facebook ndahari. Nta kantu na gato uzakinisha gato cyane gutya gatoya ngo mbure guhita nkabona. Nzahita nkanyuza kuri YouTube yanjye. Uburi FPR nzahita nkabona, uburi FDLR nzahita nkabona, ube uri FRN nzahita nkabona, ube uri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nzahita nkabona, ube uri umuturage uvugira inkotanyi nzahita nkubona, ube uvugira guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nzahita nkubona. Niho hahandi, ntacyo uzigera umpisha rero. Sibyo? Niba ari FDLR rero yazanye imipira, akaba ariyo yayizanye, narababwiye ngo mbahaye igihe cy'iminsi 8 kugira ngo baze kwisobanura kuri David TV. Niba bataraza muzamenya uwayanditseho. Cyo ni kimwe. Niba ari FPR nayo yayanditseho, nabyo muzabimenya. Muzajya mwibuka ko hari umunsi twavuze ngo hari imyenda yafatiwe muri Tanzania ku cyambu n'imbunda n'ibiki byose byo kuza kurangiza abanyarwanda. Ntibizabatangaze rero wenda ari iyo ngiyo. Reka ndeke guca urubanza kuko abacamanza barahari, bazaza babisobanura. Dusoza rero, hari undi wavuze ngo David, ngo ibintu biragaragara ko ibi bintu byagiye bitegurwa mukagenda mucamo umugambi wa FPR. Twarabivuze na n'uyu munsi tuzabivuga. Hakaba hariho na gahunda yo guhiga uwitwa umusirikare wese cyangwa umupolisi cyangwa umuntu wese uvuye mu gihugu akaza avuga ubuyobozi nabi. Ngewe wampiga utampiga, ngewe namaze kuvuga ibyo ngomba kuvuga. Ibindi byose mwafata abacyuma mukabafunga ngo kugira ngo batavuga, niho handi hazaboneka abandi benshi bavuga. Mwafunga insengero, niho handi hazaboneka abapasiteri bavuga. Mwafunga abapasiteri, hazaboneka abari mu mwuka w'Imana bavuga. Icyo muzakora cyose n'ibiti bizavuga. N'ibiti bizavuga. Ibiti rero niba bizavuga. Wanyanga, utanyanga, wamvuga, utamvuga,
wavuga ibyo ntakoze nagira nkubwire ngo njyewe mfite uko mbaho, nari mfite nuko ndiho kugeza n'uyu munsi, mbeshejweho n'abanyarwanda. Hari igihe cyabayeho mbeshejeho abandi bantu, njyewe mbabeshejeho. Hari igihe cyabayeho nanjye mbeshejeho abantu. Hari n'igihe nabayeho rero ubu ndiho mbeshejweho n'abandi. Amamega ndababwira nti nyaboneka nimumpe, nkabona hagize umpa amamega. Ndavuga nti ndashaka ikijumba, nkagira Imana nkabona umpaye ikijumba. Ariko hari igihe cyabayeho nanjye ngira abo mfasha. Ntawe nigeze nima, nta numwe nigeze nima, nta nuwo nzima. Ibyo bisobanuke neza. Niyo mpamvu rero habonetse urupapuro rutari rumwe, ndazifite zirenga 5 kandi hatandukanye. Yes, nurwo ku rwego rw'igihugu narwo ndarufite, z'ubunyangamugayo. Hawe ngirana nayo ibibazo rero. Hari n'ubigeze gushaka kuntega amafaranga, aravuga ati David ariko abari kwegera kuri ya nyamara wamutega urufaranga. Ntibishoboka. Wantega amafaranga yikize. Kabone niyo wantuma kuri referendum ukavuga ati David aya mafaranga yatugereze kuri referendum, nzayajyana nyagezeyo. Kabone niyo wantuma umbwira uti aya mafaranga yajyana muri FDL, nzayajyana nyagezeyo. Kabone niyo wampa n'imbunda ukambwira ati zimbunda zifata uzijyane muri referendum, nzazifata nzigezeyo. Kabone niyo wambwira ngo David zimbunda zijyane muri FDL, nzazifata nzigezeyo. Nuko bimeze. Kubera iki? FPR yarampemukiye. Sinsubira inyuma kandi. Ngira ngo mwarabibonye n'amabaruwa banyandikiye bambwiye ati David ngwino tugwe imodokari yawe, ngwino ku cyicaro cya polisi tuguhereze imodokari yawe. Hashize imyaka 3. Kandi mfite impapuro z'uko imodokari yatejwe cyamunara. Ngira ngo ibi byose murabizi. Ntabwo rero napfuye gufata inzira ngo mpunge. Hari n'igihe nahamagaye umupolisi ushinzwe polisi, harambwira ati rwose iyo baruwa twayanditse rwose kabisa, ngwino urebe imodokari yawe. Ndebe imodoka imaze imyaka 3. Iyo modokari se ni imodoka cyangwa ifite rwangendanye? Uwibazaga rero icyo nahunze amenye ko nahunze FPR irimo kumpiga. Amabaruwa ngaya dore ibintu byose bigiye bihari, ibimenyetso birahari. Dore ejo tuzajyana uvuga ngo wenda hari uwo mbeshye. Dore ngibi birahari, ngibi dore ako ni agace gatoya mu byo nahunze. Murakoze rero abanyarwandakazi, wambashije ndumva musobanuriye. Gusa mbwire abari gufungwa muzira ko mwavuze, ntabwo ari ubwa none bazabafunga cyangwa ari ubwejo, n'ubundi bazabafunga umwanya munini. Nimugira Imana ntimukubitwe udufuni. Mube maso rero, murwara urugamba. Icyo nzi cyo, iyo ibintu bigeze ahashyushye biba bigeze igihe cyo kurangira. Aba bose rero, aba bayobozi bose harimo umunyamategeko ariwe wabaye meya, ibi byose byanjye byose barabizi. Nta na kimwe batazi, nta na kimwe batazi. Ibi byose barabizi. Bazi naho bagiye kuncumbikira kugira ngo baze kunkubita agafuni. Barahazi aho bagiye kuncumbikira. Ababwira nti sinshobora kurara muri iyi hoteli. Ntibabizi se? Bagera naho bavuga ati noneho urarara mwakira cyumba, umugore aramwakira ntirekareka. Niba ngeze igihe cyo kuryama, ubwo ngiye ngomba kurara n'ushinzwe umutekano, mukama n'abasirikari 10. Ibyo murabizi byambayeho, murabizi. Murabizi, muranzi neza. Murazi iminsi 3 twamaze mvuye i Kigali
mbere yuko nkomeza urugendo rwanjye nkagenda muri Uganda. Murabizi iminsi namaze muri hoteli mwishyura 95,000. Murabizi, muranzi neza iyo raporo ndayifite. Ariyo yirukanishije Mukandasira. Ariyo yahinduye abayobozi bose mu Burengerazuba. Iyo raporo ndayifite. Nimuyizi isa nimuyibuka? Niba mutayibuka muzambwire nyibibutse. Nimuyizi se? Muragira mbabwire ibiyirimo se? Naho David nari umugabo. Mwakumva Cyuma Hasana bashyize ku karubanda uti murazi kujya kumufunga. Ngo nukugira ngo amatora harya ngo azabe ngo Cyuma Hasana adahari. Niho hahandi. Nta matora azigera aba. Ndabivuze. Nta yazigera aba. Niyo yaba. Muzaba mufite abatari abayobozi. Azaba ari inzibacyuho. Ngira ngo ibyo byose rero murabizi. Uwibazaga icyatumye mpunga. Gusenyerwa inzu, kwamburwa imitungo. Yewe hari naho bageze barateza, hari aho bantereje isambu. Akarere ka Karongi kantereza isambu. Birangira ngiye hariya ntabwo ndapfa, ndacyahari. Isambu yanjye mwayigurishije iki? Batireka ati isambu yawe bayigusubiza. Amabaruwa ndayafite hano. Isambu yanjye iri mu ikawa. Ndayifite hano. Mujya kwiteza muzi neza ko nta muntu mfitiye ideni. Ibaruwa ndazifite hano. Munyihohoraho ngo rwose ngo habayeho kwibeshya. Ibyo ntibindeba. Birangira munshubije isambu yanjye. Ndababeshyera se? Nka buriyo njya kubariga. Buriya iyo mbajyana mu rubanza uba amafaranga muba mwishyura abaranga. Banyarwanda rero ndagira ngo mbabwire. Akarere ka Karongi buriya nidufata umwanya tuzavuga buri muyobozi ibye. Buri muyobozi nibye, buri muyobozi nibye, buri muyobozi nibye. Hari uwambaje atari ko David nta muyobozi numwe ikarongi wabarakugiriye neza nibura wavanguye umuntu yakugiriye neza. Umuntu bita Saiba niwe muntu nabonye nuwo nawe kandi ni gitifu. Kereka niba baramuhinduriye. Uwo niwe muntu nabonye w'umudivantiste. Abadivantiste aho muri mwese mwubawe nukuri kw'Imana. Uwo niwe muntu nabonye uvuga uti akarengane k'umuturage kagomba kugira gute kuvanwaho. Uwo niwe muyobozi nabonye. Naho abandi yakaraka. Niba nyirangiyo bigiye, niba bakubwiye ugenda wica umuturage hubu ntubanza gutekereza ati sura muturage muhoye iki? Reka da. Uwo niwe muyobozi nabonye. Naho abandi bose. David ngura ngugurire fanta, urangura fanta simbushira amafaranga. David ngura ngugurire inkoko, ngurire inkoko se nari noroye nkeya. Cyangwa ari wabonye ndagaca ku buryo ndi gushaka inkoko. David ngwina duhurire ku Kivu kugira ngo nkubite umuhini. Ndabarasi yake. Umva. Nshimira abanyarwanda mwese mwakurikiye iki kiganiro, muraba agaciro kandi mwubahwe. Gusa icyonzi cyo ni kimwe. Ukuri kuzatinda kujya hagaragara. Wahemukiye umunyarwanda kandi azabibazwa. Ndabizi neza. Azabibazwa nkuko bimeze. Kabone niyo mwagabanya imyaka. Kabone niyo mwagabanya imyaka. Nushaka uzagabanya imyaka ariko bongera ibihano. Kabone niyo mwavanaho urupfu. Uwish nawazicwa. Ndabibabwiye.
ngewe nababwiye ngo muzagira ibyago, muzagira ibyago, hazajyeho abafite imyumvire nk'iyo mfite, kuko abafite imyumvire nk'iyo mfite bagomba gukurikiza itegeko rya Bibiliya. Bibiliya ivuga iki? Ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzifuze cyangwa kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi, ntuzifuze umugore wundi, kandi ibyo byose mwarabikoze. Hari n'ahandi bavuga ngo uwishe azicwa n'abandi. Ibyo ni Bibiliya bivuga, ntabwo ari David ubivuga. Nibyo nasomewe, kereka niba hari uwabisomye akabisoma nabi. Ariko abazi gusoma muzabimbwire neza. Uwishe azicwa n'abandi, kandi cyabujijwe cyose niba uzi ko wagikoze uzagihanirwa. Nkuko bimeze. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibamere umugisha. Hari uwambaje akanomero kanjye rwose kabisa, ni akamenyetso ko guteranya 256 ni nomero ya Uganda ya MTN 7 5 5 8 9. Iyo ni MTN ya Uganda. Wayimbajije rero ndumva nyimusobanuriye. Kuri mu Rwanda nawe ni akamenyetso ko guteranya 250 7 8 7 2 8 6 rwose igitekerezo cyawe watanga cyangeraho, niko bimeze. Kandi uramutse ubona bitagushobokeye, hari n'iyindi, reka nayo nyirebe. Ni akamenyetso ko guteranya 256 7 5 9 4 0 8 9 5 6. Iyi ni Airtel ya Uganda. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibamere umugisha. Nzi neza ko igitekerezo cyawe ni inyamibwa, kandi muraba agaciro. Wifuzaga kumenya icyatumye mpunga, ngira ngo aracyumvisha. Ntabwo ndi umujura, ntawe nibye, ntawe ngira idene, nduku nyine uku. Ubundi hasigaye rero wumva ashaka kunsebya, ansebye uko yishakiye. Ibindi naho mu bindi biganiro turimo tubategurira. Ubundi hasigaye rero mutere inkunga David TV, kugira ngo tujye tubasha kunyuzaho ibiganiro biri live, namwe mumenye ibyiriwe bicaracara. Kuko iki kiganiro cya porodinze gutya mutinda kumenya amakuru, ariko iyo turi live uhita umenya amakuru uwo mwanya n'ibiri kuba uwo mwanya. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibamere umugisha. Bye.